noneho ugasanga uri kumuhamagara cyangwa wamwandikiye message ati ndagukeneye ndagushaka kukuvugisha akabireba akabica amazi. Turabakunda cyane rero urebe ikiganiro kirangize hanyuma ukore like hanyuma ukore comment nurangiza ugisharinge. Hello guys, mumeze gute? Nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza nta kibazo. Nk'ibimenyereye rero, this is Nadijo TV show guys, ndi kuvugira inyuma ya kamera ariko Joe muri kumubona. Yaha kamuha umwanya anabasuhuza. Hello, mumeze mute? Ndizera mumeze neza, natwe tumeze neza, turi amahoro, namwe nizere ko mumeze neza. This is Nadijo TV show, ndi hano kuri kamera nyine. Turavugana ndi mu gikari inyuma iyo ngiyo. So rero ikaze kuri channel yacu. Uyu munsi rero tuje kujyana tuganire na Dini nubwo ari inyuma ya kamera ariko nawe ari mu kiganiro, nawe murakomeza mu mwumve. Uyu munsi tuje kureba ibintu kuri iyi sinya turi kwibanda ku bakobwa bacu, tumaze kwibanda ku basore. Uyu munsi rero twaje ku bakobwa, rero twaje kugira ngo tukubwire wowe mukobwa uri aho ngaho ku mukunzi cyangwa se ujya wibaza ati umuntu nabwirwa n'iki ko umuntu tuzabana. Uyu munsi tuje kuganira rero ku bintu bimwe na bimwe bizakorera ko umukobwa umuhungu muri kumwe afite gahunda y'uko azubaka, sibyo? Afite gahunda yo kuba yakubaka, karire yo kuba yakubaka ibintu bimwe na bimwe bikwereka ko uwo muntu nyine ari seriye, sibyo? Ari mu rukundo ko umuntu abana azabasha kubaka rwaruko. Nibyo rero tuje kuganira aha ngaha. Ndine kuri kwikira. Mandahari ndi kujyanye natangira tubwira naye nunganira. Ikintu cya mbere rero kizakwereka ko umusore azubaka urugo nuko umusore azaba ari wa musore ubasha kukwita ngo muri siyasa. Umusore uzi kwita ku mukunzi we. Umusore yazi kwita ku mukunzi we mu tuntu tumwe na tumwe, akaba aguhangayikira nyine yibaza uko umerewe n'ikindi kibazo kuba yabasha nko kugikemura, sibyo? Umusore no kuba muzubaka azagera mu rugo mukaba mwakubaka, akaba yakuba hafi muri urwo rugo muzaba murimo. Ibyo bintu bizakwereka ko igihe muzaba mwabanye ntazabasha kwita ku rugo, akabasha kwita ku mugore we, akabasha kwita ku bana be, agakomeza akaguhangayikira. Icyo kintu ni ikimenyetso cya mbere kizakwereka ko uwo musore ari umusore uzubaka. Uzikubwira ariko umuhungu wita ngo muri kumwe mu rukundo ukamubwira nk'ikibazo ufite ukabona nta nashamaduke no kuba yumva mwashaka inzira gikemukamo, akakwihorera, ukumva arakubwira ati okay, ati tumva ari sawa, nyine ukumva ntabyitayeho muri make. Wenda tuvuge ari nk'igihe ushobora kuba birenze ubushobozi bwe, sibyo? Ariko ntanakubaza ati byari bimeze bite. Oya rero hano ahangaha umusore uzubaka urugo, uzabasha kubaka urugo, ni umusore nyine akora uko ashoboye kose kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Niwe muntu ku buryo nyine ari umugabo uvuga ati nimba uwo musore nubona uzavuga ati naba ari mu rugo uyu muntu byibuze ndi kubona azabasha gukemura ikibazo cyose urugo rwacu ruzaba rufite. Nyine nibyo ndi kuvuga, basi akaba yanaguha advice ati bigenze gutya bigenze gutya bigenze gutya, abumva ariko aricecekeye ati ese ubwo urabigenza ute? Nyine ukabona ibintu byawe ntabwo wabigize ibye tu, bashyireho dute. Ikindi kintu rero kizakwereka ko umusore azubaka urugo, ni umusore nyine turacyari kwita ku mukunzi we cyangwa ku mukobwa bakundana, ni umusore nyine igihe cyose buri gihe uzaba usubiza SMS uzaba umuhaye, sibyo? Uko yaba ahuze kose, uko byaba bingana kose, cyangwa call yawe ushobora kuba ari busy ari mu kazi, ntago wabura umwanya w'ukuntu tutayipinga ka SMS ati wenda sorry ndahuze, noneho hari buze kubonekera akahita avuga ati ndaguhamagara, nimboneka atataguhamagara, noneho ababonekeye akahita avuga ati kamamagara wa mukunzi wanjye numva ibyo yashakaga. Urumva nk'umuntu urumva abahangayitse, abaguhangayikiye ubundi kuko ushobora kumuhamagara wenda ugize akabazo runaka, sibyo? Kandi rero umuntu wa mbere ubona uri hafi kuba wamubwira uko ukumva
noneho ugasanga uri kumuhamagara cyangwa wamwandikiye message ati ndagukeneye ndagushaka kukuvugisha akabireba akabica amazi koro yawe akayireba akayaca amazi avuga ati wapi wana nabare sindazi kumuhamagara yewe mpugutse iki niki uwo muntu rero biragaragara ko n'umunsi muzaba mwabanye ushobora kuzamuhamagara mu rugo mugize ikibazo wenda gikeneye ko ari wowe akakwihorera akakumenyereza ibyo bintu ku buryo muzabana ukabona yakwihoreye ariko umuntu uzubaka ni umuntu nyine ubasha kwita ku muntu we urumva ku kabazo kose niba umuhamagaye ntabwo ari kuvuga ngo abantu bahora bafata telefone sibyo kuko nanjye cyangwa wowe umuntu ntabwo yaguhamagara buri mwanya ngo witabe ariko nyine ushobora kumenyesha umubwira ko uri busy ariko uza kumubonera umwanya nyuma ukaza kumuvugisha kandi ibyo bintu ngira ngo ni ikintu gikomeye cyo kuvuga ati uyu muntu byibuze ni umuntu wanjye uko bisa kose niyo ndi kumuhamagara akitaba cyangwa ntiyitabe kuko nta mwanya afite ariko aka SMS gato kamenyesha ko ari busy kuko byatuma nanjye numva n'umutima wanjye mvuga ati nta kibazo igihe cyose ari buze kubona icyo araza kumvugisha ariko bazi guhanikira umuntu SMS ukamuhamagara ukagira gute byose akakwihorera akaguca amazi kandi ngo ni umuntu wawe mukundana ngo muzabana uzi umuntu noneho uranamuhamagaye rimwe kabiri gatatu uwo munsi arakwihoreye nawe ukamwihorera ejo akakwihorera acamo ati se hari ukamuga wenda narakubuze warampamagaye se koko ahubwo se iyo minsi umwe ibiri itatu icaho utanamenye n'amakuru y'umukunzi wawe gute sibyo noneho kugira ngo akwice nko mu mutwe akavuga ati rega mo mfite akazi kenshi kandi ibyo mba ndimo ninjye nawe mfitiye inyungu umva aba ari ibibazo bikomeye abahungu nyine buriya byanga bikunda nta muhungu ushobora kuburira umwanya ikintu akunda cyane nuko ako kazi avuga ko nyine aba yagashyizeho umutima nawe agufite ku mutima ntiyakubura umva ntabwo yakuburira umwanya ashobora kujya gufata lunch akavuga ati reka ndahita muvugisha umukunzi wanjye cyangwa akamuha message nka kwa kundi mbese muba mutangiye mugiye guteretana turi abantu ku mutipe yo gutereta buri mwanya aba yakubujije amahoro rero iyo umuntu azubaka urugo n'ubundi akomeza akameruka akomeza akabura amahoro nyine kubera wowe bitameze rero nka wa mutipe ushobora gusanga akubonera umwanya kuko we abonye umwanya uwo ni umuntu rwose pe no mu rugo nyine kuzubaka biri kure ntabwo biri hafi kugira ngo mu rugo yite ngo iki cyapfuye iki nticyapfuye ibyo azabyitaho nyine ari uko nyine abonye umwanya ubona urugo rubaye urwawe ntari bumenye ngo madamu wanjye yababaye ntari bumenye ngo afite iki kibazo kubera iki nyine ntajya bihura ave mu kazi nimugoroba yigire mu tuntu twe kugira ngo avuga ati reka njye kureba urugo rwo rumeze urumva icyo gihe rero uwo muntu muri kumwe n'aba afite utwo duco tumeze gutyo azaba ari umusore utari seriye kandi ntabwo ari umwe mu basore nyine bakubaka urugo kandi rugakomera ibyo ni ikintu kinababaza cyane abakobwa bamwe na bamwe ugasanga umuntu uramuhamagaye wamuhamagaye mu gitondo avuga ngo ndi busy ntanabikubwire ukaza kumuvugisha nimugoroba ukongera ukamuhamagara nabwo ari nimugoroba cyangwa bakaguhamagara avuye mu kazi kugira ngo aruhuke akuruhukireho noneho ukabona nta nubwo yitaye ngo sorry wambuze nari mpuze narindi mu ruto akumva nyine ahubwo akumva kubone ikijyari libre byanakunda nka nimugoroba ukemereka mama avuga mfite ibitotsi reka njyana nuko batari kukureba inyuma ya kamera ukuntu wabirakariye nabirakariye ubwo rero ntabwo uwo musore ntabwo aba ari umusore uzubaka urugo kamemu cyangwa mu buryo bufatika ni kwereka ko ntabwo ari seriye ashobora kuba atari na seriye cyangwa nawe ubwawe ukaba utari umuntu wenyine akabimva atamukurura kumva birahura kuko w'ingenzi kuri we amukora utu tuntu turi kuvuga hano nta muntu ubura ku mukobwa cyangwa ku muntu nta muntu waburira umwanya ikintu yumva ko ari ikintu ntabwo bishoboka ntabwo bibaho ikindi kintu cy'ingenzi kizakwereka ko umusore ari seriye cyangwa se ashobora kuzubaka urugo neza cyangwa afite gahunda yo kubaka urugo ntabwo bivuga ngo ni ukujya ngo gukora mariage ngo mubane ahubwo ni nyuma ya mariage sibyo hari ukuba bafashe icyemezo reka tubane n'uyu muntu twibanire ariko se nyuma ni ibiki bizakurikiraho kuko nk'uwo ngo turi kuvuga aha ngaha rero ni uwo muntu wafashe icyo cyemezo azafata icyemezo cyo mubane ariko azamenya n'ibintu agiyemo abikurikize kandi bigende neza apana kugenda ngo ujye kubabarira mu rugo ngo nawe wakoze mariage ubu uri mu mubare w'abantu bakoze wedding ariko mariage ubundi ni ikisi n'urushako sibyo wedding nyine ni ugucelebratinga
ibyo bintu mugiyemo. Rero urumva mariage niyo ifata igihe kinini. Rero turi kuvuga uwo musore nyine uzabasha kuba nyine agiye gukora urugo byanyabyo, amenye ibyo agiyemo, amenye kwita ku mugore we, amenye guha umuntu umwanya, apana kubona umwanya ari uko wowe ubonye umwanya ukavuga ati mugenzi wanjye nawe agomba kubona umwanya wana njye nibwo mbonetse. Ntabwo ari ibyo waba udahangarikiye umuntu muri dating cyangwa fiancaye yuze ngo umenye ngo yaraye atiriwe ati noneho uzaba uvuga ati aho igihe cyose ntahira ndamubona noneho mu rugo noneho waratekereza kumuvugisha sibyo uvuga ati tuvuga ameze neza ubona nebaza umuntu uri kureba nimba udashobora kumuhangayikira ngo ushishikajwe no kumenya uko ameze noneho ngaho ibibazo igihe uzaba uvuga uti musange mu rugo arimo bana cyangwa mu duce iwacu wana nta birenze. Undi muntu rero, undi musore uzavuga ngo umusore azubaka urugo, n'umusore igihe cyose azaba ari mu ruhande rwawe, uba uri mu mafuti uba utari mu mafuti, uba uri mu kuko akunda umubyeyi. Ntabwo ujya ubona kera ukuntu umubyeyi wenda ugasanga nk'abana barwanye ku ishuri bakaza kuregera umubyeyi, ukahita ubona umubyeyi ati umwana wanjye ubwo yarwana tugose yamukubita bigashoboka, tugose umwana wanjye ararwana. Yego ibyo ngibyo urumva ni uko akunda uburengera umwana, umurengera mu buryo butari bwo kandi wenda yabikoze, ariko burya umukunzi wawe uguhagararaho nubwo waba wakoze ibintu bitari byo, akahubwo kugira ngo akubwire ngo akubureminga agutonganye, ahubwo akubwira ati nyine wakosheje, nyine wa wundi ushaka gukora ibintu bitari byiza, aho kugira ngo mube muri mu bana akubwire nawe akwereka ego, ahubwo akwicaza ahantu akubwira ati birubura ntabwo ari byo wakoze, ahubwo ubutaha uzabigenze gutya bizaba byiza kurushaho, kandi humura ntabwo nyine wa muntu ugukomeza muri make mu kintu kibi, muri situwasiyo ndurimo, muri situwasiyo nziza akakomeza akakomaho, akakuba mu ruhande rwawe avuga ati ubundi nyine utubona ko uwo muntu byibuze nimunabana azakomeza agushyigikire, avuga ati wenda madamu nubwo byagenze gutya ariko bizagenda neza, kuraje, guha kuraje. Urumva muri ibyo ngibyo urumva barimo no kuba umuntu nyine ari kuguha kuraje. Niba wakoze ibintu bitari byiza aho kugira ngo umuntu aza gutera amabuye, ahubwo akagukomeza, akakwereka inzira nziza wari kunyuramo bikagenda neza, akaguha kuraje y'ibindi byiza. Umuntu uguha kuraje mu bintu byiza, niba wa musore ushobora kuba wakoze akantu keza akaguha kuraje, akagushimira, akagutera hejuru uti wawe urakomeye, mbese urumva kumereza aho ngaho rwose. Urumva aho ngaho tuvuzemo nk'utuntu tubiri tuvugiye rimwe, kuba wenda uri muri situwasiyo itari nziza, umuntu akagukomeza, akakuba hafi, akakwereka wenda inzira wari kunyuramo, nyine akaba umujyanama wawe. Noneho kuba wageze ku ntsinzi cyangwa wakoze ikintu cyiza, akaguha kuraje, akakwereka ko ukaze, burya uri umuntu ukomeye, n'ibindi bizaza wakora n'ibindi birenze icyo ngicyo wakoze, akavuga ati wakora n'ibindi, wowe urakaze, uri ku rwego ruri hejuru, kuraje, komeza. Uwo muntu rero niyo mugeze mu rugo cyangwa se nk'uko turi kubivuga, bizaba bigaragara ko ari wa musore byibuze muzakomeza mu kubaka urugo rukagenda neza. cyane. Ikindi kintu gikomeye nanone ni umusore w'inyangamugayo, sibyo? Umusore w'inyangamugayo, umusore ugira ukuri, ukubwiza ukuri. Kuba inyangamugayo no kuba ubwiza umuntu ukuri ni ibintu bisa, bimeze kimwe, ariko noneho byiza kurusha ibindi byose. Urumva ubwo kuba uri inyangamugayo cyangwa ugira ukuri, ni ukuba mubanye ntashobora gukora ikosa ryo kuba yajya mu bintu bidahuje n'urugo rwanyu by'amanyanga, ni ibintu aba agendera kure. Iyo umuntu ari inyangamugayo, sibyo, ni ibintu aba agendera kure, avuga ati ibi bintu mfite urubavu rwanjye, mfite umugore wanjye nkunda cyane, sinshobora gukora iri kosa kuko nzi neza ko ryamubabaza, nawe ubwerega akumva ko iryo kosa kuri we. Ubwo rero icyo gihe uwo musore ukubwiza ukuri akantu ku kandi, sibyo, hari ukuba umuntu ubwije umuntu ukuri no kuba utabwiye umuntu ibintu byose, ariko byibuze ibyo wamubwiye nabyo ari ukuri. Ibyo wamubwiye ni ukuri, nubwo kujya mubeshye bicece, ariko ibyo wemeje kumubwira mubwiza ukuri. Ubunyangamugayo rero nanone ntabwo buhisha utuntu, ntabwo uri inyangamugayo. Rero umusore uzabona w'inyangamugayo uvugisha ukuri, uzamenye ko nimunubaka ibintu bizaba ari byiza cyane, bizarushaho kuba byiza. Yego ntabwo muzabura utuntu tutameze neza, ariko nyine la majorite y'ibyiza bizaba byiza kurushaho, sibyo? Icyo ni ikintu cy'ingenzi rero
ugomba kwitaho ukamenya vuba ati umusore turi kumwe nubwo bimeze gutya ariko cyane inyangamugayo agira ukuri anyitaho ntabwo nshobora kumuhamagara ngo hashire iminota ingana gutya cyangwa isaha zingana gutya ataramvugisha nagomba ndi muri situation itari nziza nga nterera iyo ngiyo amba hafi ukaba uzi ngo ni wa muntu ndi bumuhamagare rimwe byanga bikunda nabona ko yahamagara ni wa muntu nimba mwandikiye message umva byanga bikunda araza kunsubiza ni wa muntu nimba mubajije ahari byanga bikunda arambwira ahari byanyabyo yego ikindi kintu rero nanone kandi gikomeye umusore ni wa umusore uzemera kugufata ikiganza Nadine akagufata ikiganza mukagenda ahantu henshi mukagenda ahantu kure muri kumwe peke yangu muri kumwe agatoki ukandi atitaye ngo abantu barambona atitaye ngo uriya iyo umuntu agiye ukuri ari n'inyangamugayo nyine aba yabaye uye ntabwo bari kuvuga ngo abantu barambona ngo kandi ngo hari hirya ngo hari umuntu ngo kwaje ni wowe nawe isi yose ibimenye cyangwa ntibimenye nta kindi kibazo mfitanye n'abandi bantu ku ruhande nta ndi manyanga afite ninjye nawe rero umusore uzemera kugufata ikiganza atari wa musore nk'uko twabivuze mu biganiro byashize byatambutse kwa kundi usanga umusore agufata kuko abonye abantu agupresenta kuko abonye ari kumwe na ahubwo agufata ikiganza mu bandi akagupresenta ku babyeyi be akagupresenta mu nshuti ze urumva icyo gihe naba n'umugabo azaba ari proud y'umugore we azaba ari proud kuvuga ati ngenda arashanze ufite urugo uzi kubona uri kumwe n'umugabo mwagiye ahantu ukabona nyine aragupresenta ngo this is my wife ni umugore wanjye atitaye ngo abantu ni bande bahari biba bigaragaza yuko nyine ntago aguhisha ntago ashaka kuvuga ati hano wasanga hari undi muntu atashaka amenya ko mfite usuza abantu zo usanga afite umugore mu rugo ariko afite n'abandi bakobwa ku ruhande ababwira ko wenda ari single atarashaka atari mariye ubwo rero urumva ko ni ikintu kiba gikomeye cyane kandi ko kubundi ibintu byo kuvuga ngo abantu bagiye mu rugo kubana bihera hehe muri fiançailles ibintu utabonye aho ngaho ntuzitege ko uzayibone mu rugo niba uri kubona amanyanga aho ngaho ntago rero azayereka mwabanye oya azayakomeza kuko wayabonye imbere ubu ufite kuyakira ubwo warabyakiriye ugenda ubane nabyo ni icyo ngicyo rero ikindi kintu nari maze kugikomozaho ni umusore nyine udatinya kukwereka mu nshuti ze nari maze kukivugaho ni umusore udatinya kukwereka mu nshuti ze udatinya kukupresenta udatinya kukwereka kukujyana mu muryango wabo udatinya kuba donc umusore nyine uri proud yawe nta manyanga nta tundi tuntu turi ku ruhande ikindi kintu nanone ni umusore iki kiganiro dukoze kirajya gusa na cya kindi twakoze ubushize kigaragaza umusore umukobwa wese yakwifuza ariko noneho bitandukaniye hehe umusore nyine yego umukobwa wese yakwifuje ariko se uri ready yo kubaka urugo ibyo bintu urumva ko bijya gusa ariko ntabwo bisa biratandukanye rero niyo mpamvu ahangaha uzasanga umusore uzabasha kubaka urugo ni umusore uzaba wubaha abantu kandi akubaha n'igitsina gore azakubaha mu rugo nk'umugore ntabwo azagenda ngo agufate nk'umuntu uri aho ngaho wo mu gikari uterereye iyo ngiyo azakubaha nk'umugore kandi bizahera kuba mukundana ubone ashaka kuba ari muri bisi aravuze ati ariko igitsina gore urumva barimo n'umubyeyi we kamembe barimo n'ababyeyi ukabona ari muri bisi arahagurukiye umubyeyi niyicare cyo ni ikintu kikwereka ko umusore ari serious akuze mu mutwe ari umuntu ufite ubwenge ari umuntu wubaha utuntu twose dutandukanye twatuma umuntu wose mu gihe uzabona ahagurukiye nk'umubyeyi ngira ngo nawe byagukora no ku mutima iyo zaba afite n'ubumuntu byagukora no ku mutima ugiye kubona ukuntu ari kumwe na sheri wawe urabona hari igihe umuntu aba ari mu kazi kenshi yananiwe ariko kubyibuza akigomwa akavuga ati ndi kubona umumama ashaka kubona niwe reka yicare cyane sibyo ikindi kintu tuzakwereka ko umusore ari umusore ushaka kuzubaka urugo kandi rugakomera ni umusore uzi utuzi two mu rugo sibyo umusore uzi utuntu two mu rugo twaranje utuntu ushobora kubabwira ati reka mbatekere ushobora kubabwira ati reka mufashe umwana ushobora kukubwira kuko utwo tuntu urugo ruba ari urwanyu muri babiri atari wa muntu uzavuga ati ntihagire n'umuntu ubona nteruye umwana arambona ate yego mu muco nyarwanda reka buriya n'abahungu baba muri ghetto biba ari sawa sibyo kuko aba azi ibintu byinshi uko birushye atari wa muntu uzaba udafite umukozi yagusiga mu rugo wavuga uti narushye cyangwa yabona warushye akavuga ati ubona ari kwitetesha ari kwigira ibiki
azaba abyumva kuko nyine arabizi cyane ko hari igihe ushobora gusanga nk'ubu ngubu niba atazi n'uturimo two mu rugo utazi no kuba yakwitekera aka breakfast wenda cyangwa akantu koroheje ugasanga wenda ntuhari azi ko ari wowe umutekera wenda ugasanga yashonje umunsi wose yiriwe mu buriri ashonje nta kintu na kimwe yakoze kumva ko icyo gihe azaba akuvunishije kandi icyo gihe ni ikibazo mu rugo rero umuntu uzubaka urugo ushoboye ni wa muntu yego ntabwo tuvuze ngo abasore bose bajye mu gikoni baba bazi guteka ariko nabyo byaba byiza kurushaho in case bikenewe wamenye guteka akantu sibyo nimba uri umugore utagenda uhangayitse uvuga n'umugabo wanjye ntiyariye mu gitondo kubera ko n'ubundi bantu ntabwo bahorana abakozi ni ukubaho ufite umukozi sava no kubaho utamufite sava ubuzima bugakomeza bibaho kandi ubuzima bugakomeza rero umusore uzaba ushobora kuzubaka urugo urumva ni ubufatanye si ukuvuga ngo wenda ngo baravuze ngo bavuga ngo ni ubufatanye bavuga gute harya ngo umugore n'umugabo ngo barangana mu rugo ntabwo ari byo tuvuze ariko nyine hari utuntu tumwe na tumwe muba mugomba gufatanya kugira ngo mukomeze ubuzima sibyo uranyibukije hari umuntu twigeze kuvuga akantu kuntu nyine nkamubwira uti ese wenda wagiye nko ku kazi mugasigaye mu buriri cyangwa yasigaye mu rwenda tuvuge ko atakoze kuza ugasanga yarambuyeho ishuka ku buriri ni ikibazo yego ko mana yanjye na dini nyine ukumva ibintu bigize nk'aho mfite mayindi imeze ukuntu ngo nese ubwo wakishimira gutanga ugasanga ngo umugabo wawe ngo yashashe ngo ubwo si ubwo nakishimira gutanga asanga ibiringiti n'ibishuka byose biteraguye hejuru nabirambureho uko abishoboye nimba kandi anabizi ari n'umu expert muri ibyo abikora kandi wakishimira umugabo kandi wakishima cyane nshobora kuba mfite umugabo tugakora nko muri hoteli n'ibitanda byadarabisasa ariko nkabona yabiteraguye hejuru kuki nkumva usasa muri hoteli nta kibazo ariko mu rugo rwe ukumva n'icyo ntabwo ari ikibazo ntabwo icyo gihe ari ikibazo urumva biterwa n'uwo muntu ko afata ibintu cyangwa uko yafashe ibintu akabitwara ariko nyine ntekereza ko utakumva ubabaye usanga umugabo wawe yagutekeye nawe sibyo ntabwo wakumva ubabaye usanga yarangije utuntu ntabwo wakumva ubabaye usanga yashashe sibyo kandi ukabona ni byiza abishashe neza ntabwo wakumva ubabaye nubwo wenda utabizi gusasa atabizi yarambuyeho biteraguye hejuru ibintu byose rero niyo mpamvu ibintu byose ni ubufatanye kandi natwe tuba turi abantu wakishima kurushaho umva ko uwo munsi ubona agenze neza urugo rugakomeza rukagenda neza niyo mpamvu rero nk'umugore agize nk'ikibazo wiriwe mu rugo uzi ko rikonje bakamuzana wenda akavuga ko yinjira nko mu cyumba bamuzanye ubu wakumva uri proud ati ndi umugabo n'ubundi nta kibazo biteraguye ntabwo ari byo niyo mpamvu nyine umuntu uzubaka urugo ni umuntu nyine uzi uturimo two mu rugo urumva n'umuntu uzi uturimo two mu rugo aba yicishije bugufi kuba ari umugabo akabaza n'utuntu two mu rugo natwo ni utuntu two kwicisha bugufi kukwereka yuko nyine nta kibazo hanyuma yindi usanga abantu bishyizemo ngo ni agasuzuguro ngibaze ngo guteka ngo wenda umugore ngo nkaza ngo umugore ngo ubundi ngo akwiye kumenya iby'urugo ngo akamenya umugabo nibyo ariko in case ari ngombwa umutegereze wicwe n'inzara umwanda ukwice n'ibiki ngo ntiyabonetse amasaza gutumeho ngo bavuze ngo bakore amasaza ntabwo ari byo rwose icyo rero nacyo urumva ko ni ikintu gikomeye cyane umugabo cyangwa se umusore uzubaka urugo nyine aba afite cyangwa azi kandi ntekereza ko atari kibi n'umusore ariko ntabwo urabona umusore ugira isuku cyane bishobora kugutera n'isoni sibyo yego umusore ufite isuku wawu byiza cyane none ukongera nawe isuku yawe urumva ko ibintu bihita biba byiza kurushaho kandi ukavuga ati uyu muntu ko kazabasha kubaka urugo rero ikindi kintu nyine ni wa musore uzi kuganira twongeye tubigarutseho uzi gutera sitori biba bigaragaza ko mu rugo rwanyu nta rungu uzagira sibyo niba ufite abashyitsi ntabwo uzaba ari wowe wa mbere wo kubaganiriza bavuga ati niyo naba ntahari umugabo wanjye cyangwa se ubwo muzaba mwabanye azaba ari umugabo wawe uzavuga ati arabasha kuganiriza abashyitsi arabasha kubakira ibintu bigenda nimba wenda ari nawe mfite umushyitsi akantanga mu rugo ndabizi ko ntasanga yishwe n'irungu ikindi kintu cy'ingenzi ni umusore w'umukozi sibyo
ubona ko umusore w'umukozi ukunda gukora, ukunda umurimo, uri kuraje, bavuga kurajeze ubu ni umukobwa ari umukurajeri, yego uri umukurajeri nyine ukunda umurimo, ukunda gukora. Ubundi akenshi igitsina gabo cyo umusore cyangwa se umugabo udakunda gukora byo ikibazo kinakomeye cyane, atishimiye kuryama handi aryama kumva ni ikibazo. Yego uhora nyine uharanira kuvuga ati ejo bizagenda gutya, uhora ushaka iterambere cyane. Buri munsi mu mutwe we hahoramo iterambere buri munsi, usanga arashyashya na buri munsi aba ari gushaka iterambere, aba ari gutekereza mu mutwe we cyane ikintu cyatuma ibintu birushaho kuba byiza. Uzi gushaka amafaranga, ubu ni umusore ubundi uzubaka. Ntabwo ibyo bintu byose ubundi twavuze ni ibintu by'ingenzi n'ibintu byiza, ariko se udakora nta rugo, nta gahunda y'urugo rwose yaba ihari aramutse adakunda gukora. Ubundi twagombye kubona nicyo twabanje twabonye ko nicyo twabanje akaba azi gukora. No, ntanamenye n'izina ntamenye n'izina ry'umwana. Oya, uwo ntabwo aba ari umugabo nyine, aba ari umugabo ariko ntabwo ari umugabo nyine wubaka urugo hamwe. Ikindi kintu ni umusore nanone ukunda abana, umusore ukunda abana, tubigarukaho kenshi bigenda bihura, ariko buri umusore ukunda abana nyine biba bigaragaza ko n'urugo rwe azabasha kwita ku bana, azabasha gukora cyane kuko afite abana kugira ngo babeho neza, azabasha. Mbese umusore ukunda abana nawe aba ari umuntu wifuza umuryango, ni umuntu uba wifuza umuryango, kandi ibyo byose wifuza umuryango ukunda n'abana ntabwo babaho nabi. Ukora uko ushoboye kose kugira ngo ba bana bawukunda cyangwa wishimira babeho neza, bishimye, banezerewe cyane. Ikindi kintu, umusore ukubona neza mu gihe cyose, wa musore ukubona neza nyine uba wisize make-up, uba utayisize, ube wambaye ikanzu, ube wambaye ipantaro, ube wambaye iki, ahora akubona neza. Ahora akubona neza, ahora abona nyine ko ni wowe we, uko bimeze kose ni wowe we. Mbese uhora muri kubyumva namwe, uwo musore uvuga ati sheri wambaye agakanzu ni byiza, wambaye ipantaro, byose mbona ari byiza. Nta kintu bintwaye, byose mbona ari byiza, hatarimo uburyarya, ahubwo ari uko nyine abona ko ni wowe ubuzima bwe bwa burundu. Ibyo rero ni ibintu by'ingenzi cyane kurushaho. Hanyuma bitavanyemo ko umusore ukunda abashyitsi, umusore ukunda, urumva iyo akunda abashyitsi aba akunda abantu. Ibyo rero nabyo ni ibintu bishobora kukwereka yuko ni umusore muri kumwe, ari umusore uzubaka urugo, kandi uzajya mu rugo nawe urwishimire, wishimire urwo rugo, uvuga ati burya ndi mu rugo, ndi mu rugo nyine, urugo rwose rwakwishimiye kugira gute, kubamo, kugira. Ngira ngo ni ibyo ngibyo rero twese twabateguriye. Nawe uzi ibintu byinshi, biba ari byinshi cyane bitandukanye wenda tutavuze aha ngaha, ariko nawe urabizi, ushobora kubyandika muri comment kugira ngo natwe ugende twungura cyangwa wungura bagenzi bacu bakurikiranye iki kiganiro cyacu twakoze. So rero turabakunda cyane. Nadine wakoze cyane kubana nanjye, nubwo wagiye muri off camera, ariko byamfashije kubera ukuntu ukunda abana Dijo. Sibyo? Turabakunda cyane rero. Urebe ikiganiro kirangize, hanyuma ukore like, hanyuma ukore comment, nurangiza ugisharinge. Sibyo? Ugisharinge rwose, ucyohereze n'abandi abo bakirebe. Turabakunda rero, naho ubutaha. Ciao ciao.